muri comment narasomye ndetse n'abantu twagiye tuvugana imbona nkubone, hariho nk'umuntu watangiye ambwira ati wavuze ibintu bikomeye, none biriya bintu wavuze ni ukubera iki? Ese buriya ntabwo ugira ubwoba nibura bwo kuvuga nko ku bintu byakozwe na leta? Iyo ubivuga uba wumva wishingikirije iki? Nari navuze ku kintu kigendanye n'inkingo, kandi koko ni ibintu bikomeye abantu benshi batinye kubivugaho, ariko nyobowe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana yamaze ubwoba arantinyura, ampa gushira amanga nkagira icyo mbivugaho. Mbere yo kugira icyo mbivugaho rero, kugira icyo mbwira abayobozi bashoreye abakristo cyangwa se wenda hari ikintu n'abandi bantu bayobozi bayobora mu nzego za leta. Mu minsi ishije nigeze numva yuko ushobora kuba wari umwe mu bakandida barimo kwiyamamariza ubudepite, nibyo? Nibyo rwose, nibyo nta kubeshya, kandi n'uwajya ku kinyamakuru bita Igihe akandika hayo mazina nababwiye, izo nkuru ni inkuru zitahishwa. Iyi foto mubona iriho y'uyu Tuyizere Donata ndiho rwose, kandi n'ibisabwa nari mbyujuje rwose, ndi mu bantu bagerageje. Ntabwo ari ibyo nigira, kandi nari nagiye nk'umukandida wigenga unasabwa n'ibintu bigoranye, nari nabyujuje. Buriya kubona abantu 600 bagusinyira bakugirira icyizere ngo genda uduhagararire. Mu by'ukuri ibi bintu bya covid byarabaye, kandi pe imbaraga z'umwuka wera zavuye mu bantu turabibona. Abantu bafashe bagakompara mbere ya 2019 no kuva mu 2020 harimo ugutakaza gukomeye cyane, kandi ibintu byinjira mu mubiri nk'uko n'ubundi iryo tegeko ribivuga, ni ukuri ntabwo ari byiza kuba byinjiyemo bitasuzumwe neza, bitabafatiwe igihe. Rero ni muri urwo rwego habayeho umwanya ngewe Imana hari uburyo njya nkorana nayo, niba numva ko ntaterwa urushinge ku gahato, nkaba naranabyigishijwe mu mwuga wanjye, numva ko n'undi muntu atakabaye ajya guhagarara ngo afate ikintu gishobora kwangiriza umuntu cyangwa se atabanje kumwumvisha icyiza cyacyo ngo narangiza amutere ku gahato. Niyo mpamvu rero nanjye nahisemo guhaguruka nkatanga amakuru nyayo. Ngewe rero mu by'ukuri nababwiraga yuko ntabwo nanga igihugu cyanjye, ndagikunda. Ikimenyimenyi ndabizi ko urwego rwacu rw'igihugu rwa maneko rukora cyane, ndabizi. Iyi ngingo ya 36 mu tegeko nshinga ryacu ry'u Rwanda, ndetse na 37 na 38, izo ngingo muzazisome banyarwandakazi, bayobozi mudukurikirana. Turi gukora ibintu dufiteho amakuru umwuka wera yaduhaye. Izo ngingo muzisome neza, ndetse n'ingingo ya 14 ifite ikisobanura kuri ibi bintu bya covid ngiye kuvugaho. Ntabwo byemerewe ko umuntu wamukorera ikintu cyose kimutoromatiza utabanje kumutegura, utabanje kumubwira ibi bintu. Niba rero mu by'ukuri ibyo bintu bikozwe, byakabaye bikorwa abantu babaye convaincre. Ikindi kandi ndabizi neza yuko u Rwanda rukeneye mu by'ukuri amanota meza. Nka Donald Trump yarahiye afite Bibiliya mu ntoki, n'abandi benshi bakomeye bitwa ibikomerezwa. Hari abantu tugiye tuzi bubaha Imana nubwo batabikora nk'uko bikwiye, ariko hari n'abandi babikora kuko ntabwo tubazi neza. Gusa kubaha Imana, hari ijambo ry'Imana riri muri Yobu 28 havuga ngo, maze ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero umuntu wese utubaha Uwiteka ntabwo abajijutse, burya barabyitiranya, nta nubwo aba afite ubwenge. Bivuga ngo kubaha Uwiteka nibyo bizana ubwenge. Nta handi hantu ushobora gukura ubwenge uretse kubaha Uwiteka. Ntabwo uri uwo gupfira ubusa Imana, ahubwo uri uwo gukoresha icyo gihe cyawe neza, kuko umunsi utazi. Iyo udafite umumaro Imana igukuraho, ariko iyo ugize umumaro biba byiza ko utanga ubutumwa kuri benshi, abantu bakubaha Imana kubw'icyo cyubahiro ufite. Rero nababwira yuko gusenga Imana ntabwo bisabiye injiji, cyangwa se nta nubwo bikora abatarize gusa, ko twagiye tubona nka ba Dr. Luka bari abaganga,
twagiye tubona abantu bakomeye cyane ba Daniel babaye ibwami, yari umuntu wa kabiri ku mwami. aba bantu babona yuko ibintu byo gukorera imana gusenga ari iby'abantu b'injiji, ari iby'abantu baciriritse, nk'abantu bakomeye b'abanyacyubahiro imana yahamagaye muri uyu murimo, mwababwira iki? Murakoze ku kibazo cyiza mumbajije. Mu bintu byatumye nkorera imana mfata uyu murongo kujya ku itangazamakuru, nabyo birimo ubwo butumwa bwo kubwiriza abakomeye, cyane cyane abakomeye. Ubwenge dufite, amashuri abantu bose bize, icyubahiro dufite nuko tugikura ku Mana. Dufite groupe bita Urumuri rw'u Rwanda, dushaka kumurikira abanyarwanda, kandi nyuma yo kumurikira abanyarwanda tuzamurikira n'amahanga yose. Rero ayo masengesho hatumiwemo abo bantu, abashumba, abahanuzi, abakozi ba leta ndetse n'abavuga butumwa, ariko ni abantu batumiwemo bazasaba kubanza kwiyandikisha ku manimero akurikira, bazaduhamagara tubandike kugira ngo tuzamenye ubwo buryo dukora amasengesho ari organize. 2009 ni kera, hashize imyaka myinshi, ariko ndi umwe waharaniye yuko abanyarwanda bakwisanzura, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda barikorera muri Kongo ndetse n'abahagenda batakomeza kurenganywa, kandi mpari ndi umwe rwose wabikoze. Abaganga batwumva bo mu hopitale y'Imasisi, kandi umucyo mwana w'intama usuke nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo umwana w'Imana yo umusuke nzawinjiramo. Umukozi w'Imana, turakwakiriye hano kuri izi kamera ku Makuru y'Ijuru TV na Rada TV, turakwakiriye. Tukimara kukwakira rero, wasuhuza abakunzi bacu ukanabibwira, tugakomeza ikiganiro cyacu. Murakoze. Nsuhuje abantu bose bakunda Imana babikuye ku mutima, aho baherereye mu mpande enye zose z'isi. Ndabasuhuje. Kristo Yesu nashimwe. Nashimwe cyane kuko mudukurikiranye. Ndabasuhuje rero, kandi mbifurije amahoro y'Imana. Umwuka wera akomeze abane natwe twese. Ku mazina nitwa Tuyizere Donata, ndi umumama, kandi koko nkora kwa muganga, ndi umuforomokazi ukunda Imana kandi wifuza guteza imbere uyu murimo w'Imana no kugitanga ubufasha bwose bushoboka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, n'abari baratakarije Imana icyizere bongere bayigarukeho, kuko Imana yarivugiye ngo icyubahiro cyayo ntizagiha undi, kandi n'ishimwe ryayo ntizariha undi. Niyo mpamvu rero ni muri ubwo buryo bwose turi kurwana intambara nziza kugira ngo izina ry'Imana ryongere ryubahwe mu isi. Mu by'ukuri muri abantu basobanutse, kandi n'ubibona kuri kamera arabona yuko muri abantu basobanutse. Icya mbere mwarize, icya kabiri muri n'abantu bemeye gukora umurimo w'Imana kubera yuko mwagenzuye ibintu n'ibindi. Aba bantu babona yuko ibintu byo gukorera Imana gusenga ari iby'abantu b'injiji, ari iby'abantu baciriritse, nk'abantu bakomeye b'abanyacyubahiro Imana yahamagaye muri uyu murimo, mwababwira iki? Mu bintu byatumye nkorera Imana mfata uyu murongo kujya ku itangazamakuru, nabyo birimo ubwo butumwa bwo kubwiriza abakomeye, cyane cyane abakomeye. Ubwenge dufite, amashuri abantu bose bize, icyubahiro dufite nuko tugikura ku Mana. Imana niba ntacyo yakwimye yaragushize muri ministeri runaka, ikagushyira guhagararira kuba deje w'ikigo runaka, ntabwo uri uwo gupfira ubusa Imana, ahubwo uri uwo gukoresha icyo gihe cyawe neza, kuko umunsi utazi, iyo udafite umumaro Imana igikuraho, ariko iyo ugize umumaro biba byiza ko utanga ubutumwa kuri benshi, abantu bakubaha Imana kubw'icyo cyubahiro ufite. Rero nababwira yuko gusenga Imana ntabwo bisaba injiji, cyangwa se nta nubwo bikora abatarize gusa, ko twagiye tubona nka ba Dr. Luka bari abaganga,
twagiye tubona abantu bakomeye cyane ba Daniel babaye ibwami, yari umuntu wa kabiri ku mwami yakoreraga Imana. Hari abantu benshi rero bize kandi twanabirebye ko nka Donald Trump arahira, yarahiye afite Bibiliya mu ntoki, n'abandi benshi bakomeye bitwa ibikomerezwa. Hari abantu tugiye tuzi bubaha Imana nubwo batabikora nk'uko bikwiye, ariko hari n'abandi babikora kuko ntabwo tubazi neza. Gusa kubaha Imana, hari ijambo ry'Imana riri muri Yobu 28:28 havuga ngo maze ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero umuntu wese utubaha Uwiteka ntabwo abajijutse, burya barabyitiranya, nta nubwo aba afite ubwenge. Bivuga ngo kubaha Uwiteka nibyo bizana ubwenge, nta handi hantu ushobora gukura ubwenge uretse kubaha Uwiteka. Imana rero ndumva twayigirira icyizere, kandi n'abantu bavuga ngo abarokore cyangwa se abantu bakijijwe nuko nta ari imburamumaro, ahubwo bo nibo bacuritse ibintu, barabicuritse babicurukura. Ahubwo umwuka w'Imana bagereho babicurukure, twubahishe igihugu cyacu, twubahisha amazina yacu. Haleluya. Abantu babicurukure, bamenye gutandukanya ubwenge nyabwenge, kubera ko ibyo abantu bita ubwenge, tujya tubona abantu bita ngo ni abantu bafite ubwenge, ariko ugasanga yagiye gukora uburaya ahantu hagaragara, bakamufata bakamubuza nk'umukati. Nigeze numva urugero rw'umudepite wakoze ibintu bigayitse, bamwaka uwo mwanya kubera ingeso mbi. Rero ntabwo yari abuze ubwenge. N'abandi hari n'abandi twagiye tubona batakaza akazi kubera imyifatire mibi. Rero icyo navuga, kubaha Uwiteka ni ishema, ahubwo uba ufite ishema risumba iry'abantu abo ari bo bose. Nicyo numva navuga rwose. Amashuri Imana yatwigishije igatuma twiga, abo twatangiranye bagapfa, abandi bagacikiriza bakabura ubushobozi. Ntabwo dukwiye gukerensa ayo mahirwe twahawe n'Imana, ahubwo tugomba kuyabyaza umusaruro, duhesha Imana icyubahiro kubwo amazina Imana yaduhaye. Niba uri umuganga, hesha Imana icyubahiro mu kazi ukora, ndetse niba uri uhagarariye ahantu runaka, uhesha izina ry'Imana icyubahiro kubw'uwo mwanya ufite, kuko hari benshi babishatse batabibonye. Inshuti zanjye, muharanire kubaha Uwiteka kuko ari bwo bwenge wava mu byaha ukajijuka. Iryo jambo nanaribwirije muri komisiyo y'igihugu y'amatora, ku rupapuro rwanjye rwagombaga kundanga nk'umukandida, nari nanditseho iryo jambo ko maze ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Numvaga nshaka gutangira kubwiriza ubutumwa, kuko abantu bitwa ko bize nibo bantu batumije izina ry'Imana ritukwa, nibo bantu badashaka kwerekana ko ari abarokore. Kandi mu by'ukuri amateka y'Abanyarwanda agaragaza yuko akagera kuri % irenga 95% ni abakristo. Rero tugomba guhamya nk'uko Petero Paulo yabivuze, tugomba guhamya rwose, tugahamya Imana neza. Burya gukristuka udahamya ntacyo bimaze. Murakoze cyane muganga. Iminsi ishije nigeze numva yuko ushobora kuba wari umwe mu bakandida barimo kwiyamamariza ubudepite, nibyo? Nibyo rwose, nibyo, nta kubeshya. Kandi n'uwajya ku kinyamakuru bita Igihe akandika hayo mazina nababwiye, izo nkuru ni inkuru zitahishwa. Iyi foto mubona iriho y'uyu Tuyizere Donata ndiho rwose, kandi n'ibisabwa nari mbyujuje rwose. Ndi mu bantu bagerageje, ntabwo ari ibyo nigira, kandi nari nagiye nk'umukandida wigenga unasabwa n'ibintu bigoranye. Nari nabyujuje, buriya kubona abantu 600 bagusinyira bakugirira icyizere ngo genda uduhagararire, ni iby'agaciro cyane. n'Imana yabikoze, ahubwo nongeye kuyiramburira icyubahiro kuko ni Imana ishoboye. Yanzengurukije iki gihugu, abantu bansinyira babikunze. Nari nabikoze, ariko n'ubundi ndacyafite icyizere. Icyo nari ngambiriye ni ukuba umwambasaderi, nubwo n'ubundi kubikora w'Imana, ariko turacyakataje kugira ngo izina ry'Imana rye gutukwa mu bakomeye, mu boroheje. Dukomeze duhagararire umurimo w'Imana, tuzibe icyuho nk'uko mugaragu w'Imana Nehemiya yabigenje, ndetse n'umwami bita Osiya nawe yagize umurimo ukomeye cyane wo kugarura ubwoko bw'Imana ku Mana. Murakoze.
birumvikana wari ufite intego yo guhamya Imana muri ministeri kandi n'uyu munsi urakomeje. Ese umaze kubona ayo mahirwe wenda agucitse ahari wabyakiriye ute, wacitse intege, wabifashe ute? Murakoze. Ngewe nkuko nababwiye ngo nitwa Tuyizere, nkomeje kwizera Imana navuganye nayo. Ntabwo nigeze nyitakaje icyizere. Njya nkunda gufatira ibyitegererezo ku bantu babaye intwari. Umugabo bita Dawidi, umwami Dawidi, baramwimitse bamwimika Sawuli akiri ku ngoma. Ariko ntabwo byabuze ko ijambo Imana yavuze yakomeje kurikurikirana. Niko nanjye niba Imana yaranyemereye umwanya wo kuba intumwa ya rubanda y'abakristo, ntabwo Imana izabikuraho, ntabwo yigeze ibikuraho. Ndakizeye yuko ijambo Imana yavuze irikurikirana umunsi ku munsi. Ntabwo ndayitakariza icyizere rero n'uyu munsi. Hari igihe n'igihugu cyangirira icyizere ntumva kirampamagaye, cyane ko ndi n'umukandida w'umugore wigenga wabonye abantu 600 gusa. Imana ishobora guca inzira mu buryo abantu batazi. N'uyu munsi nge ndacyayifitiye icyizere nk'uko izina ryanjye riri. Ntabwo ndatakaza amahirwe ngo mvuge ngo nayitakarije icyizere, ndacyayizeye kandi ngira abamfatiraho ibyitegererezo. Murakoze. Imana iguha umugisha mu gihe gikwiriye. Turabizi neza yuko izasohoza icyo yavuganye nawe, kuko Imana dusenga, Imana dukorera ntabwo ijya ibeshya. Ubushije rero twakoze ikiganiro Donata mukozi w'Imana, abantu baragukunze, warabibonye. Ikiganiro cyarakurikiwe cyane, muri komenti bagiye bandika bati mukozi w'Imana, amavuta, imbaraga, komereza aho ngaho uhamye Imana. Mbese mu by'ukuri kiriya kiganiro ishingiye kuri komenti abantu bagiye bandika, hari abagiye bavuga bati mu by'ukuri turasaba yuko yatubwirira nk'abantu bayoboye abandi mu by'amadini n'amatorero, ati kuko nubwo ahamije yuko biriya bintu byo gukingira abantu bitari bikwiriye ku ngufu, atari ko ikibazo twagiye tubikorerwa n'abayobozi b'amadini batuyoboye, bakatuzanira bo kudukingira ku ngufu. Nk'umukozi w'Imana watambukije iriya mesaje, ni iki watangariza bari abakozi b'Imana? Yego murakoze, mumbajije ikibazo cyiza, ndumva kiri bushamikireho ibintu byinshi. Nanjye muri komenti narasomye, ndetse n'abantu twagiye tuvugana imbona nkubone. Hariho nk'umuntu watangiye ambwira ati wavuze ibintu bikomeye, none biriya bintu wavuze ni ukubera iki? Ese buriya ntabwo ugira ubwoba nibura bwo kuvuga nko ku bintu byakozwe na leta? Iyo ubivuga uba wumva wishingikirije iki? Hamwe n'ibyo bindi byose bagiye bavuga rero, nari navuze ku kintu kigendanye n'inkingo, kandi koko ni ibintu bikomeye abantu benshi batinye kubivugaho. Ariko nyobowe n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana yamaze ubwoba arantinyura, ampa gushira amanga nkagira icyo mbivugaho. Mbere yo kugira icyo mbivugaho rero, kugira icyo mbwira abayobozi bashoreye abakristo, cyangwa se wenda hari ikintu n'abandi bantu bayobozi bayobora mu nzego za leta, reka manze niseguze aya magambo. Njewe Tuyizere Donata ntabwo ndwanya leta, nkunda igihugu, ndagikunda cyane. Iyo mba nkirwanya nakabaye wenda hari ubundi buryo mbivugamo, cyangwa se nk'abantu bivugira hanze nk'abandi bandi uko babivuga. Ngiye nkunda igihugu cyanjye. Ikimenyimenyi si uko ntayobewe hanze, kuko sinigeze niga amashuri nize nayize hanze, ngira n'ibyangombwa byakabaye binjyana hanze. Bivuga ngo mu by'ukuri ntabwo nanga igihugu cyanjye, ndagikunda kandi ndagikunda, nkifuriza ko cyatera imbere, noneho kandi kikaba icyitegererezo by'ibindi bihugu cyane, ariko mu buryo bw'umwuka, tugakura tukarenga kuba uko turi. Urugero rw'uko nkunda igihugu cyanjye rero, reka manze ndutange. Abantu bafite imitekerereze yo kuvuga ngo politike n'iby'Imana ntibabihuza, ahubwo uramutse ukorera Imana udafite ubwenge bwo kuba wakora politike nziza ihesha igihugu cyawe agaciro, igateza imbere,
umurimo w'Imana ndetse n'umurimo ukora, byaba bigayitse nyine, byaba bigaragara ko utari umunyabwenge. Nge nkunda igihugu cyanjye, ikimenyetso cy'uko nkikunda ngewe nize muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mwaka wa 2009 nigagayo. Ndi umwe rero wagize uruhari rwo kurwana intambara yo ivangura amoko y'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo mbesha, abakongomani bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abantu bose batuye mu karere ka Masisi, kuri zone y'Imasisi, nibabyumva bazakore comment kugira ngo ibi bintu mvuga batumva ko ari ibintu ndi kwigirisha. 2009 ni kera, hashize imyaka myinshi, ariko ndi umwe waharaniye yuko abanyarwanda bakwisanzura, abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda barikorera muri Kongo ndetse n'abahagenda batakomeza kurenganywa kandi mpari. Ndi umwe rwose wabikoze. Abaganga batwumva bo mu hopitale y'Imasisi, abantu bakora ku zone ya Masisi, abantu bose bari babuzwa kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda bageze kuri zone y'Imasisi, bankurikiranye rwose bakora izi comment, kuko ndabizi neza yuko nabafashije ikintu gikomeye bituma abanyarwanda bahatuye bagira agaciro, kubera izina Tuyizere Donata wahize ndetse nkakora uwo murimo. Byanaviriyemo yuko abantu bavuze bati turamutse dufata icyemezo, turi mu nzego zifata icyemezo, twazaguhemba umwanya w'umudepite. Kuva n'icyo gihe niho nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nanjye ndabikunze nzabikora, kuko niba ari impano yanjye nshoboye kuvugira abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu kindi gihugu, bivuga ngo iwacu ho, kuko mba mfite uburenganzira bw'isanzuye, nzi gusoma ururimi rwose tuvuga, kuba umuvugizi cyangwa se intumwa ya rubanda byambera, ndabimerita. Rero ndababwira yuko nkunda igihugu cyanjye 100%, kandi nkifuriza amahoro. Ntabwo ndwanya leta kuba nabivuga, ahubwo nuko ngewe nkunda abantu nk'uko Imana ibidusaba, ikavuga ngo uko wumva wakwikunda aba ari kukunda na mugenzi wawe. Niba numva ko ntaterwa urushinge ku gahato, nkaba naranabyigishijwe mu mwuga wanjye, numva ko n'undi muntu atakabaye ajya guhagarara ngo afate ikintu gishobora kwangiriza umuntu, cyangwa se atabanje kumwumvisha icyiza cyacu ngo narangiza amutere ku gahato. Niyo mpamvu rero nanjye nahisemo guhaguruka nkatanga amakuru nyayo. Ngewe rero mu by'ukuri nababwiraga yuko ntabwo nanga igihugu cyanjye, ndagikunda. Ikimenyimenyi ndabizi ko urwego rwacu rw'igihugu rwa Maneko rukora cyane, ndabizi. Ayo makuru bazayabaze, nanjye ni umukoro mbahaye. Donata nkunda abanyarwanda, nkunda ndetse nta nubwo ari abanyarwanda gusa, nge nkunda abantu muri rusange. Ni nayo mpamvu n'icyo kibazo umunyamakuru wo kugihe yarambajije, tese Donata kubera iki wagiye kwiyamamaza ukagenda nk'umukandida wigenga? Icyo nabasubije narababwiye nti umukandida wigenga nta ruhande ababogamiyemo. Barambwiye ngo mbese kuki utagiye mwenda ngo uce ku rwego rw'abagore cyangwa se uce nko mu muryango wa FPR Inkotanyi ugahitamo guca nk'umukandida wigenga. Nabasobanuriye yuko umukandida wigenga areberera bose, nta hantu ababogamiye. Nanjye rero ngira urukundo rudafite aho rubogamiye, rudafite amoko ruhereyeho, rudafite ikintu runaka rwegamiyeho. Nkunda igihugu cyanjye n'ikimenyimenyi. Nta na rimwe nigeze nifuza kuba nashakana n'umunyamahanga cyangwa se ngo njye gukorera mu bindi bihugu byo hanze, n'akazi karahaba. Nifuza ko natanga umusada wanjye mu gihugu cyanjye cyambyaye, nkagiteza imbere, nkatanga ibitekerezo nk'uko itegeko nshinga ririnyemerera. Hari n'abandi bantu bavuze ngo mbese kubera iki wagiye muri ibi bintu biranyuranye, wibijyamo batazagufunga. Ariko Imana iherutse kungeraho impa ingingo z'amategeko yacu y'u Rwanda mu mategeko nshinga. Iyi ngingo ya 36 mu tegeko nshinga ryacu ry'u Rwanda ndetse na 37 na 38, izo ngingo muzazisome banyarwandakazi, bayobozi mudukurikirana. Turi gukora ibintu dufiteho amakuru Mwuka Wera yaduhaye. Izo ngingo muzisome neza, ndetse n'ingingo ya 14 ifite ikisobanura kuri ibi bintu bya COVID ngiye kuvugaho.
ntabwo byemerewe ko umuntu wamukorera ikintu cyose kimutoromatiza utabanje kumutegura, utabanje kumubwira ibi bintu. Niba rero mu by'ukuri ibyo bintu bikozwe, byakabaye bikorwa abantu babaye konvenke. Ikindi kandi ndabizi neza yuko u Rwanda rukeneye mu by'ukuri amanota meza. Hari uburyo mushobora kuganira n'abizera nabo ibyo bintu tukaba twabikukira mu bundi buryo. Ntabwo ari ngombwa ko wenda dushobora kubirwanya 100%, ariko mu gihe bibaye nibura mugakavaringa abaturage banyu, ndabizi neza ko hari uburyo byakorwamo, ariko bitabaye ngo nagahato tena mukaviyora imyizerere ya buri muntu. Murakoze, ndumva mvuze n'ibirenze ibyo mwambajije. Murakoze cyane. Ahanini nari nakubajije ku bashumba n'abapasiteri bagiye bafata ubwoko bayoboye bakabuhururiza bo kubutera ku ngufu, nabo bumve yuko ari umugayo, kuko niba uri mugaya abakoze biriya nabo bumve yuko ari umugayo. Ntabwo ari uko nguko umwungeri uragiye itorero rya Kristo yagakwiriye kwifata. Imana rero iguhe umugisha Donata. Abantu nkamwe murakenewe muri iki gihe cya none bo kuvugisha ukuri, kandi urabisobanuye neza kuko hari abantu babyumva bakabifata uko bitari, bakavuga bati uriya ni umwanzi w'igihugu, uriya arwanya leta. Ariko murakoze cyane kubisobanura neza abantu babyumve ko atari ko bimeze. Donata rero tudatinze mu magambo tuvuga ibintu byinshi, birashoboka yuko hari icyo mwatangaza, twabaha umwanya. Hari ijambo ry'Imana se, hari ubundi butumwa se mufite, twabaha umwanya mukabutambutsa. Ntabwo turi buvuge ibintu byinshi cyangwa se turi butware umwanya munini, ubundi tugasenga Imana. Nuko murakoze. Nifuje ko twagiye inama yo gukora ikintu bita guhuza umutima, noneho tukareba aho twasibye, ahantu twagiye mu ntege nkeya, ahantu hatumije tuyobora abakristo mu bintu n'ubundi n'itegeko nshinga ritemeranywa nabyo, tukabayobora, tukabahamagariza, tukabahururiza, bakabatera ku gahato n'itegeko nshinga ritabyemera. Nifuje ko twazagira umwanya wo gusenga dusaba imbabazi, ariko ku rwego rw'abashumba, abahanuzi ndetse n'abavugabutumwa, tukagira amasengesho yihariye y'abantu bari bayoboye abandi. Icyo cyiciri kibaye icyumugisha, twatumiramo abayobozi bo mu nzego za leta, bakaza ari abatumirwa ba 4, ariko bakunda Imana, bafite n'ishyaka. Ibyo rero nabikoreye iki? Kubera ko nzi neza yuko umwana w'umuntu aremwe mu ntege nkeya. Igihe icyo ari cyo cyose, hari igihe umuntu ashobora kujya mu ntege nke agateshuka, nk'uko n'ubundi twagiye tubibona ku bantu ba kera. Guteshuka rero ntabwo bivuga ko imbabazi zatuvuyeho, haracyariho ibyiringiro ko igiti cyatemwe gishobora kongera kigashibuka, kandi imbabazi z'Imana ziracyaturiho. Dufite igihe cyo kwemerera Imana. Mu by'ukuri ibi bintu bya COVID byarabaye, kandi pe imbaraga z'umwuka wera zavuye mu bantu, turabibona. Abantu bafashe bagakompara mbere ya 2019 no kuva mu 2020 harimo ugutakaza gukomeye cyane, kandi ibintu byinjira mu mubiri nk'uko n'ubundi iryo tegeko ribivuga, ni ukuri ntabwo ari byiza kuba byinjiyemo bitasuzumwe neza, bitabafatiwe igihe. Rero ni muri urwo rwego habayeho umwanya ngewe Imana hari uburyo njya nkorana nayo, ikanyigira umushinga, nawiga neza nkawandika nkazawubatangariza. Imana rero hari umushinga yampaye yuko tuzasengana n'abo bantu, abapasitori, abahanuzi ndetse n'abavugabutumwa n'abo mu nzego za leta bahaye agaciro ibi bintu by'Imana. Noneho tukayinginga Imana ikatugarukaho, tuzasenga dusoma, tuzaba twisunze igitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, ibice bya 9 nibyo tuzasoma mbere yuko twinjira muri bindi bizakurikiraho. Noneho nitumara kuboroga no kuririra Imana, tuzabwira abakozi b'Imana b'abatambya, abashumba, badutegurire amaraso ya Yesu Kristo ndetse n'umubiri we, byongere bitugaruremo imbaraga, byongere bitugarukeho, byeze bihumanure ibintu byose byagiye mu mibiri yacu, bihumanuke, kuko kwizera kurarema
ndabizi neza ko nyuma yaho tuzabasomera cyane amagambo akomeye ari mu baheburayo kuva ku bice byaho 9, ibice byaho 9 ni 10 na 11 na 12, tuzababwira icyo Imana ishaka kongera gukora muri twebwe. Murakoze rero, turabatumiye, ni itangazo ryihutirwa, waryumva yazaribwira n'undi. Ayo masengesho azakorwa ku itariki 25 ndetse n'6 z'uku kwezi kwa 10, ni mu mpera z'ukwezi. Nk'uko twababwiye yuko dufite groupe bita urumuri rw'u Rwanda, dushaka kumurikira abanyarwanda, kandi nyuma yo kumurikira abanyarwanda tuzamurikira n'amahanga yose. Rero ayo masengesho hatumiwemo abo bantu, abashumba, abahanuzi, abakozi ba leta ndetse n'abavuga butumwa, ariko n'abantu batumiwemo bazasaba kubanza kwiyandikisha ku manimero akurikira. Bazaduhamagara tubandike kugira ngo tuzamenye uburyo dukora amasengesho ari organize. Bazahamagara kuri nimero yanjye Tuyizere Donata, ndetse na nimero ya Vedaste ku makuru y'Ijuru TV, ndetse na nimero ya Bishop Abere kuri Narada TV. Izo nimero rero nazibabwira, yanjye ndayibabwira, Vedaste nawe arayibabwira iye, ndetse n'iya Bishop nayo ndaza kuyibabwira. Nimero mwahamagaraho rero kuri nimero yanjye kugira ngo tuzabafashe kumenya neza ayo makuru naho tuzayakorera. Nimero yanjye ni +250 78 63 50 474, mu Kinyarwanda akamenyetso ko guteranya 250 7 8 6 3 50 4 iyo niyo nimero yanjye mwambonaho. Noneho tukababwira ukuntu ayo masengesho azakorwa. Abasabwa kuyakora basabwa kwiyandikisha, kuko ntabwo dukorera mu kavuyo, kugira ngo duteze imbere umurimo w'Imana kandi duheshe umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimero ya Bishop rero Abere wo kuri Narada TV ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 58 64 705. Vedaste we yababwiriye iwe nawe akayivuga. Murakoze cyane. Nimero ya Vedaste ni akamenyetso ko guteranya 250 7 8 54 52 3 6 akamenyetso ko guteranya 250 7 8 54 52 3 6. Murararitswe rero, abantu benshi muprofitiyeho. Mwari mwagiye mumbwira muti mukozi w'Imana dushaka inomero y'uriya muganga, dushaka kumuvugisha. Nimero ye mwayumvise, muzamuhamagare muganirize. Abakeneye gusengerwa n'umunyamasengesho w'Imana usenga wuzuye umwuka wera, nukuri watoranyijwe n'Imana. Ntuzamutinye. Ndabizi abantu benshi mujya mutinya abantu nk'aba ngaba, uti se namuhera hehe? N'umwe muri babandi bakebwe, n'umwe muri babandi b'ubwoko bw'Abayuda bemeye kugendana na Kristo. Imana rero ibahe umugisha muganga. Niba hari ikindi mwarenzaho twabaha uwo mwanya tugasenga Imana. Ndashaka ko dusoma ijambo riherekeza ubu butumwa turi busange mu gitabo cya Esteri ibice 4 umurongo waho wa 15. Amen. Reka dusome. Nuko Esteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati: genda uteranye Abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo, uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mu by'ukuri umuntu mubona kuri kamera bita Donata muri iyi minsi, muri ibi bihe turimo, Donata wamufata nka Esteri wa kiriya gihe.
Donata ukongera ukamufata nka Mose wa kiriya gihe bakura Abisirayeli muri Egiputa, ukongera ugafata Donata nk'umuhanuzi Eliya, ifuhe mfite naryo ni irya Eliya muri iyi minsi, ukongera ukamfata nka Gidiyoni. Muri iyi minsi ibikorwa ndi gukora nabyo bimeze nk'ibyo Gidiyoni yahamagariwe gukora. Murakoze rero rwose kubahiriza ndetse no kwita kuri ibi bintu mukabiha agaciro. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi iri shyaka dufite n'uyu muhate dufite ntabwo ari ubusa k'Uwiteka. Imana ndabizi neza yuko hari ikigiye gukora muri iki gihugu cyacu ndetse no mu isi yose, izina ry'Imana rikongera rigahabwa icyubahiro nk'uko bigenewe. Murakoze. reka musenge Imana. Reka dusenge Imana. Turagushimye nyakubahwa Imana, wowe wera kandi ukabukiranuka, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ushyigikire uyu mushinga kandi ugeze ku bantu batandukanye, uhereze umugisha twebwe twese tubyumvise n'abazadukurikirana. Tugusabye bikeya ariko ibyinshi biduhera ubuntu, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.